Ntabwo ari byiza ko ibintu byose urya cyangwa se ukoresha mu buzima bwawe uba udakwiriye kumenya akamaro kabyo. Ku Kibabi TV tuvuga akamaro k'ibimera cyangwa se n'ibindi bintu byinshi turya. Uyu munsi turaza kuvuga ku buki. Mbere yuko nkomeza ku kamaro k'ubuki naho buturuka, reka mbabwire ko ku Kibabi TV dufite ikiganiro cyitwa Soma Dusome Bibiliya, aho turimo turasoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Buri munsi ubona igice isaa 12 z'igitondo. Reka dufatanye rero dusome iki gitabo kugeza kirangiye, tumenye byinshi muri cyo. Ese nawe uri mu bantu bagitunze batazi akamaro kacyo? Twaje rero kugukemurira icyo kibazo, tugusomera ibiri muri icyo gitabo. Turazi neza ko mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje neza ko abantu bagira ubute bwo gusoma ariko bakagira imbaraga zo kumva. Reka rero mbasomere iki gitabo, namwe mugisangize bagenzi banyu kugira ngo babashe kwimenyera byinshi. Ubuki ni kimwe mu biribwa bitera imbaraga bikorwa n'inzuki, zikabukora nk'ibiryo zifashishije umushongi nectars ziva mu ndabyo z'ibiti cyangwa ibimera, zikabubika mu binyagu. Bukaba bufite ibara ryenda gusa nk'ibihogo, mu buryo bw'ubutabire bukozwe n'ubwoko bubiri bw'ibitera imbaraga bifite fructose na glucose. Ubuki busanzwe bugizwe n'isukari n'amazi n'izindi ntungamubiri zitandukanye nk'imyunyungugu. Ubuki n'isukari byose ni ubwoko bw'ibitera imbaraga, bikaba bimwe mu bintu biryoherera kandi bikunze gukoreshwa cyane ku isi mu gukora ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye mu nganda. Nubwo bamwe na bamwe bajya bitiranya isukari yo ku meza n'ubuki kuko hari aho byenda gukora kimwe, hari itandukaniro rinini hagati ya byombi. Muri ibi byombi hari abakoresha ubuki mu mwanya w'isukari nk'uburyo bwo kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa kugabanya ibiro, naho bamwe mu barwaye diabete bakabwifashisha mu mwanya w'isukari. Selamat G yagaragaje ko igihe ubuki budakoreshejwe mu rugero bwateza ingaruka mbi kubukoresha. Gusa benshi bakunda kuvuga ko ubuki ari bwiza kurusha isukari iyo bukoreshejwe neza kuko ari umwimerere. Ntago bibeshya, ni ukuri. Laura Johans, umushakashatsi, agaragaza ibyavuzwe n'impuguke mu mirire n'imbonezamirire, aho bagaragaje ko kimwe mu bituma ubuki ari bwiza ku buzima kurusha isukari isanzwe yo ku meza cyangwa mu nganda nuko bukize ku antioxidant, amino acid, vitamine nka C, B5, B2, B3 ndetse n'imyunyungugu ya magnesium, potassium, aho imyunyungugu na vitamine bifite akamaro gatandukanye mu mubiri. Mu busanzwe ubuki bugizwe na fructose. Ubusanzwe ubuki bugizwe na fructose ingana na 38.2%, glucose ingana na 31%, amazi angana na 17.1%, maltose ingana na 7.2%, carbohydrate ingana na 4.2%, mu gihe saccharose ingana na 1.5%, vitamine na za enzyme bingana na 0.5%. Twakubwiye ko iyi myunyungugu igirira akamaro kanini umubiri wacu. Reka tuvuge ku kamaro k'ubuki mu buvuzi igihe bwakoreshejwe neza. Ubu buki bushobora kugufasha mu kuvura bronchite, bukagufasha mu kuvura inkorora. Tugarutse ku nkorora, impuguke mu buvuzi z'Ubwongereza zivuga ko ubuki ari wo muti wa mbere w'inkorora. Amabwiriza mashya asaba abaganga kwandikira gake gashoboka imiti igabanya ububabare abarwaye inkorora. Amabwiriza mashya y'ikigo cy'ubuhanga mu buvuzi n'ay'ikigo cy'ubuzima byombi byo mu Bwongereza asaba ko ubuki n'indi miti itari yo kwa muganga ari byo bya mbere bikwiye gufatwa n'umurwayi w'inkorora. Aya mabwiriza asaba abaganga kwandikira gake gashoboka imiti igabanya ububabare abarwaye inkorora kuko atari myiza mu kuvura inkorora. Ikindi wamenya nuko ubuki bufasha mu kuvura inkorora itaza n'igikororwa. Ubuki busanzwe bufatwa nk'umuti wa mbere mwiza mu gukiza inkorora. Ukuntu bukomeye n'uburyo bifasha cyane imyanya y'ubuhumekero kwikiza inkorora. Bufite kandi ubushobozi bwo kurwanya bakteri, bityo bukarwanya iziba zateye inkorora. Niba ari ugukora cyane, ushobora gufata ikiyiko kimwe kinini inshuro zigera kuri 3 ku munsi mu kwivura inkorora itaza n'igikororwa. Kandi budufasha mu kuvura ibisebe byo mu muhogo.
bunafasha mu kugabanya aleriji cyane cyane ubuki budatetse. Bwifitemo ubudahangarwa bwifashishwa cyangwa bukongerera ubudahangarwa umubiri mu kurwanya indwara zitandukanye nka kanseri n'izindi. Ubuki bwifitemo ubushobozi bwo kwica cyangwa kurwanya bagiteri na mikrobe. Bushobora kwifashishwa ku biribwa bitandukanye kugira ngo bitangirika vuba cyangwa bizabikwe igihe kirekire bitarapfa. Ubuki bushobora kwifashishwa mu kuvura, gukiza ubushye cyangwa ibisebe kuko bwifitemo kurwanya mikrobe na bagiteri. Ubuki kandi bwakwifashishwa mu gushyira ku murongo cyangwa gukiza ibibazo by'igogora ribi ndetse no mu kuvura bagiteri yo mu gifu yitwa Helicobacter pylori cyangwa se H pylori. Ubuki butuma habaho imikorere myiza y'amara ndetse no gushyira ku murongo bagiteri nziza no kwica mikrobe cyangwa bagiteri mbi zo mu mara, bityo bigatuma amara akora neza cyane. Ubuki bufite intungamubiri nyinshi ugereranyije n'isukari yo ku meza cyangwa mu nganda. Ubuki ni umwimerere ugereranyije n'isukari ikorerwa mu nganda. Ubuki bworohera umubiri mu igogora ugereranyije n'isukari kubera ko anzime z'inzuki ziba zarabanje gusya isukari iba mu buki, kandi bugira calories 34 ugereranyije n'isukari kuko isukari igira calories 49 mu kayiko kamwe k'icyayi. Buryohera cyane kurusha isukari kubera ko bufite fructose nyinshi cyane. Reka mbabwire ibyiza by'ubuki muri rusange. Ubuki budufasha kugira uruhu rwiza, kuringaniza ingano ya cholesterol mbi mu mubiri, ukora neza no kugira ingufu ku mutima. Reka mbabwire ku bitandukanye kuri uyu mutima uburyo ubuki bufasha. Ubuki butuma umutima utera neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubuki bufasha umutima gutera neza. Nk'aba bantu rero umutima wabo ubutera nabi, ni byiza ko yajya byibura rya ku buki mbere yo kurya. Icya kabiri, ubuki bwongerera imbaraga umutima. Buryo uko umuntu agenda asaza, umutima ugenda utakaza imbaraga ukagenda unanirwa. Ubuki rero burya ngo ni bwiza mu gutuma umutima wawe ugira imbaraga, bityo ntucike intege ku buryo bworoshye. Icya gatatu, ubuki butuma amaraso atembera neza mu mutima. Iyo amaraso adatembera neza mu mutima, umutima nawo ntubasha gusunika amaraso neza mu mubiri. Ibi rero bituma umubiri wose ugira ikibazo. Ngo ni byiza byibuze kurya utuyiko 3 tw'ubuki ku munsi kugira ngo wirinde icyo kibazo. Icya kane, ubuki bugabanya urugimbu mu mutima. Iyo urugimbu rubaye rwinshi mu mitsi y'umutima irifunga, bityo bigatera indwara y'umutima bita coronary heart disease. Ubuki rero bufasha gusukura iyi mitsi yo mu mutima. Ni byiza gufata byibuze utuyiko 3 tw'ubuki ku munsi. Icya gatanu, ubuki bugabanya ububabare bw'umutima. Ku barwaye umutima usanga kenshi bababara mu gatuza mu gice umutima uherereyemo. Iyo urya byibuze hagati y'utuyiko 3 na 5 tw'ubuki ku munsi birinda uko kubabara k'umutima. Nagira ngo usangize akamaro k'ubuki ku mutima wacu imimaro itandukanye igera kuri 5. Ariko nanone ubuki budufasha mu gukora neza k'ubwonko, cyane igice cy'ubwonko gishinzwe kwibuka. Ikindi budufasha gusinzira neza, gukora neza k'udutsi duto tujyana n'utuvana amakuru ku bwonko. Bituma igifu kigira ubuzima bwiza ndetse kikanakora neza. Tubonye ibyiza by'ubuki, ariko sinabura kukubwira ingaruka zo gukoresha ubuki nabi. Kurwara indwara yo kugira ibinure ku mwijima, aho iyo itavuwe vuba ishobora gutera indwara zinyuranye harimo urushwima, kanseri, diabete, indwara z'umutima n'izindi. Biterwa no kunanirwa ku mwijima mu gutunganya ubwoko bw'ibitera imbaraga biryohera bita fructose bikorerwa mu mwijima. Twibuke ko ubuki bugira fructose ingana na 38.2%. Ibi rero bishobora gutera ibi byose ku mwijima. Byanagaragaye ko fructose ituma habaho kwibika kw'ibinure byitwa triglyceride mu tunyangingo tw'umwijima, umubyibuho ukabije cyangwa kwiyongera ibiro, diabete, indwara z'umutima. Dukwiriye gukoresha ubuki neza. Hari abantu batemerewe gukoresha ubuki. Mu bantu batemerewe gukoresha ubuki harimo abantu bafite diabete kuko bugira glycemic index iri hejuru ingana na 90%. Abana bari munsi y'amezi 12 kuko bushobora kubamo ubusigo bwa bakteri yitwa Clostridium botulinum zishobora kuvaho inzuki zagiye gutara. Iyi bakteri itera indwara bita botulisme ku mwana irangwa no kutituma neza, constipation, no gucika intege umubiri wose, kubura apeti no kwiriza. Abandi bantu batemerewe ubuki ni abagore batwite kuko nabo bashobora kurwara botulisme iterwa na Clostridium botulinum, bakteri iba yaturutse muri za spore.
umuntu ufite uburwayi bw'umubyibuho ukabije n'abantu bagira allergie ku buki, ku nzuki no kuri siporo zitandukanye. Umuntu ufite ubuzima bwiza nta kibazo na kimwe afite cyangwa se indwara cyangwa ibiro byinshi yemerewe gukoresha byibuze akayiko gato k'icyayi kamwe ku munsi, kaba karimo gramu 10 kugeza kuri 12. Si byiza kurenza utuyiko 2 ku munsi. Icyitonderwa, ni byiza gukoresha ubuki budatetse kuko ari bwo buba bufite intungamubiri zihagije n'umwimerere wabwo, kuko iyo ubutetse cyangwa ukagira ubundi buryo ukoresha mu kubutunganya bituma butakaza umwimerere ndetse n'intungamubiri nyinshi. Ibi byagaragajwe n'ikigo cyitwa National Center for Biotechnology. Ese waba uzi impamvu atari byiza guha abana ubuki? Ubusanzwe abana bato bakunda ibintu biryohera, gusa mu byo ugomba kurinda umwana muto utarageza ku mwaka harimo ubuki. Ni ukubera iki bibujijwe ku bana bari munsi y'umwaka umwe? Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS uri mu bemeza ko umwana uri munsi y'amezi 12, no kuvuga umwaka umwe, atagomba guhabwa ubuki cyangwa ibindi byongewe mu buki. Ese ubundi ubuki butwara iki umwana muto? Mbere y'uko umwana yuzuza umwaka, usanga bagiteri ziba mu rwungano ngogozi no mu gifu zitarakura neza ku buryo zishobora guhagarika bagiteri mbi zigamije kwangiza umubiri. Ubuki yaba ubuyunguruye, ubutunganyirizwa mu nganda cyangwa ubwuzuye bubonekamo bagiteri mbi cyane zishobora kuzahaza umubiri zitwa Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ni bagiteri ikomeye cyane kandi ishobora gushegesha umubiri w'umwana kuko itera indwara izwi nka infant botulism. Bimwe mu biranga indwara ya infant botulism harimo gucika intege cyane kw'imikaya, ukabona umwana yanegekaye ku buryo adashobora kunyeganyeza amaboko cyangwa amaguru, iseseme no kuruka, kunanirwa guhumeka. Nta ngaruka z'igihe kirekire zizwi zishobora guterwa n'indwara. Igihe umwana agaragaje ibimenyetso, hari uburyo kwa muganga bashobora kumuvura no kwihutira kumuvuza. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko iyi bagiteri iboneka cyane mu buki. Ku bantu bakuru nta kibatwara kuko bagiteri ziba mu gifu zishobora kuyirwanya, ariko abana bato urwungano ngogozi rwabo ruba rutarakura, ishobora kubagiraho ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu umwana utarageza umwaka umwe ugomba kumurinda ubuki cyangwa se ibindi birimo ubuki. Ngayo nguko rero mubwiye akamaro k'ubuki, tuvuze byinshi bitandukanye ku buki. Sangiza aya makuru bagenzi bawe, wabwire ko ubuki ari bwiza, ariko nanone dukwiriye kwirinda mu byiciro bitandukanye. Ku bana bato bari munsi y'umwaka bo ntibyemewe 100%. Mureke twirindira amagara yacu, mureke dukoresha ibimera twivura. Ikibabi TV niyo mpamvu turi hano. Kora subscribe, share ndetse na comment. Ariko nanone wibuke ko turimo turasoma Bibiliya buri munsi 12:00 z'igitondo. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.